You know me get to know. Yeah. You know so quick, I'm a nobody. Be that great. Yeah. Whip Papa. Thick for Jamaica. Ari kumwe na Shiba Kalungi bati gwe Papa. Aka gasoza dutangire episode ya mbere. Kuli Lotus Tower cyangwa se Mysterious Lotus Casebook. Bida gureti demusobanuzi. Aka Agasobanuye time. Short time. Gwe Papa. Skip. Ni ku Agasobanuye.com. Bimeze bite? Gwe Papa. Yagala tugenda kwe Papa. Sekuwere kulusania namazina kanga kutereka kubaga kutamiza kuchire chenge gakukoba Lotus Tower episode ya mbere gatona fuwane wankobade olina cheva Dummies people you need a great entertainment team kufata ina United Street Promotion Cooperative alongside the Beast Studio kumajwi na mashusho bimeze neza dukomeza kurya show time gwe Papa Lotus Tower kwa power wemisene mala kufuna we Papa konze nenkunyweza wenti we Papa sikia Shiba tugenda kweyagala tugenda kwetala tugenda kweyagala tugenda kwetawa Lotus Tower abatuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda mupfa kuba mukunda Agasobanuye gusa ibintu ni flash turya show gwe Papa Mysterious Lotus Casebook wagukine Heroes akagukina Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber Joseph Zenge yagarutse muri aka ngaka yagarukanye n'uwitwa Chenji watching Love and Redemption Lotus Tower Dummies people episode 1 Bida Gureti 1 Entertainment 1 turya show ndabizi ko munkunda muri benshi nanjye nkabakunda we Lotus Tower episode ya mbere kawembe gwe Papa aya Nyakasani man umukobwa ni icyago habundi we ntara umubyeyi mwo kabyaramwe Shiba Kalungi aka ngati Akim the Professor no musobanuzi ukorera I Burundi mujye mureba filime ze munazikunde reka dutumikira badutumye ase ko bidasanzwe kumpuruza none ibiki byakubaye nyine ndagira ngo nize ya mashini yawe nigere kweditingira dore maze ukwezi nta uploading niba nibuka neza ejo ntambwiye ko waguze imashini yego narayiguze ariko ibibazo imashini ndi kujya ku exporting bakambwira iminsi ibi icyo ni cya kibazo cyabonye cyo gura imashini z'amagi imashini 800 ubu ni make kuko muvana cyapanye ngata amaseni wakoye inkoko ngo imashini 800 ikabidakora ubwo yiguriye he ku mukorode twahuye ngo yarashinze company muri iyo minsi apo kuba kidakora si ikibazo we kimusubiza ndabiza abacuruzi banyaho batanga garante wahora n'iki ko nagiye mu gitondo akanyakana ngo nta n'ubwanzi ose garante ntiyanditse we genda uyerekane agusubiza ibyawe arayanditse se ko twagiye kuyandika kamwe nta mwanya afite ngo ngende ngarabyizeye ubu ngo buraho utazi IT zone IT zone ni company itanga ibikoresho bya electronique byizewe kandi bakanaguha garanti y'umwaka akarusho niba uje kugura igikoresho kimwe baguhera ku kiranguzo ni kure ya turise ku buryo utahanyereka oya wigira ikibazo singombwa kujyana nawe wakwijyana ni hano muri shike kuri floor ya mbere ku muryango E047A kandi bafite n'amashami mu Musanze na Rubavu ku bindi bisobanuro wahamagara 0782 355 75 23 Amahitamo yo kwiga muri kaminuza zihambaye ku rwego mpuzamahanga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uburayi ndetse na Aziya ikaze muri Lucas Group. Urifuza kwiga muri Poland, Turkiya, Australia, Malaysia, kaminuza zo muri Dubai, Ubwongereza, Ubutaliyani, New Zealand, Ireland ndetse n'ahandi, twegere turi Lucas Group Limited, ikigo gifasha abanyeshuri gushaka amashuri yo hanze y'igihugu. Visa tukarabafasha kuva process itangiye kugera mubonye visa. Akarusho kandi iyo mugezeyo turanabakurikirana. Lucas Group dukorera i Remera ahazwi nko kwa Rwahama muri Martin Plaza. Ni inyubako ikoreramo kinkayeri nyinshi iteganye na station ya essence. Lucas Group Limited muradusanga muri etage ya kabiri umuryango wa gatandatu. Hamagara 0791 565 Lucas Group Limited. Transform your dream into reality.
dusatira gutangira episode ya mbere kuri Mysterious Lotus Casebook cyangwa se ukite Lotus Tower. Ndacyari bida great nko bisanzwe. Aka na Agasobanuye time Showtime. Izi ni zimwe mu ncamake z'ibyo tugiye kubona n'ibyo tuzabona kuri Lotus Tower. Ni ku Agasobanuyetimes.com. Imana irabakunda mw'abantu mwe. Ndabizi ko namwe munkunda muri benshi, nanjye nkabakunda we. Episode 1 Lotus Tower. Ubundi Lotus, abantu muzi bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se ibintu bijyanye n'indabyo, icyitwa Lotus murakize. Ntimumbaze byinshi ngo ni ibiki ngo byagenze bite ishwi simpari. Naje gusobanura musobanukirwe. Mu byo nsobanura ntago Lotus irimo. Nyakasani man. Mysterious Lotus Tower. Walakunze the blood of youth. Ugakunda Snow Tower. Ugakunda Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber. Akanukwiye kugacikwa. Mysterious Lotus Casebook cyangwa sukite Lotus Tower episode ya mbere. Mu myaka 10 ishize, isi imirwano yari ifite indwanya y'akataranika yitwaga Li Xiangyi. Yari indwanyi nziza, yari umunyenkota wa mbere. Yaje gutsinda amademon yo muri Blood Lim afite imyaka 15. Aza kuba indwanyi ya mbere ku isi. Aza gutangiza icyitwa Sigu Sect mu myaka ya 17 n'uwitwa Li Xiangyi. Mu myaka ya 20 yaje kuba umuyobozi w'isi imirwanire. Aza guhagarika akavuyo kari mu isi imirwanire. Bimeze bike abo munyabigwi become a legend. Nyuma yaho buri wese mu isi imirwanire yabaga amwishingikirijeho. Li Xiangyi yari umunyabigwi, gusa abantu benshi bifuza kuba barwana nawe ngo bamutsinde bamwake titire yari afite kuba ari indwanyi ya mbere ku isi. Bimeze bike harimo uwitwa Difangshanga, yari ayoboye icyitwa Jiangyan Alliance, bari abaturuka mu bwoko bw'ikibi Devokat. Yaje kwica uwitwa Shangu Dao kugira ngo abashe guhangana na Li Xiangyi. Shangu Dao yari senior wa Li Xiangyi. Yamuhatije kurwana nawe. Bimeze bite nuko dutangiye episode ya mbere Lotus Tower. Bida great ni ku Agasobanuyetimes.com. Pega inyanja yizwe mu muhengeri, kirere nk'iki ngiki twaza mu nyanja wivuga umuyobozi atakumva nuko dutangiye gace gace. Hakurya ari muraza mu kato gatoya gace gace. Witwa Li Xiangyi yahatijwe kugira ngo arwane witwa Shangu Dao. Shangu Dao yishe sini yawe kugira ngo barwane. Bimeze bite gace gace. Uriya Li Xiangyi yoreje dore kingashi kora. Abazi ingashibwa murayizi, abantu mwatwaye ubwato cyangwa se mujya mugenda mu bwato muzi ingashi cyari cyo baramwatatse. Araho yatatse hakuno gace gace. Ni ku Agasobanuyetimes.com. Garaka kama activation kwe fayo. Araho yatatse hakuno gace gace. Bamusubiza inyuma kumbe byaragaco byarambush. Garaka dore umusore. The world is the best swordsman. Munyenkota wa mbere ku isi. Garaka dore icyo akora. The world is the best swordsman. Yari uwa mbere urasa. Yazaga kumwipimaho kumbe hakuno kuri ruhande hari ibyapa bimenwa. Hano hari abandi batatse, bivuze ngo ntabwo yatatse wenyine, hari abatatse umusozi wa Jiangyan Alliance. Baje kwihorera n'abasigu. Ni Sigu Sect. Sigu babise Sigu Sect. Dore umusore Garaka. The world is best one. Nuwa mbere ku isi. Yaraje muri munani tayabara bottom. The world is the best swordsman. Li Xiangyi barakoman. Bimeze bite ni ku Agasobanuyetimes.com. Li Xiangyi master wa Sigu yitwa Difangshanga, ayoboye icyitwa Jiangyan Alliance n'aba Devokat. Nawe warasaze
uyu munsi wowe na Jiangyan Alliance yawe muraza gupfa. Umurambo wa senior wanjye uri hehe? Ushaka kubimenya? Urabanza utsinde. Tubivuge wantsinze. Difenchang akeneye gutsinda uwa mbere ku isi. The world is best number one. Yaramukomye. Wari wabasa. Ndimo ndaza. Liziang Yi. Dora abanyenkota. Mama nyabo. Ni episode ya mbere. Bana barcho. Joe is the one. Nabambere mubambere. Difenchang nawe ni mubaya cyane. Lotus Tower. Bakis Lotus Tower. Mysterious Lotus Casebook. Ni kugasobanetimes.com. Bimeze bite? Ayiga datu. Difenchang na Liziang Yi baramukoma. Genda gace wa mwana we. Genda gace. Yaramudom. Kwe. Sora hanze y'ubwato. Gaturore. The world is best swordsman. Nabanyankota bambere ku isi. Yaramujombye ndaramufata. Munoshaho. Hamunoshaho. Tuzariko. Banira hakuno. Ayiga datawe. Daruko bagenda. The world is best one. Yarakandani mu nyanja rwagati. Genda gace. Barakomana. Munyarwanda. Mwabonye nyinshi. Mwarebye nyinshi. Bakis Lotus Tower. Ukite Lotus Tower. Cyangwa se Mysterious Lotus Casebook. Uzi intege nke zawe zarizo nukumva kuri intware. Umunyenkota ntago wakagize intege nke ntibishoboka. Atarajya kwataka. Bamukomye kandi. Rebye neza yitonze. Kumbe sasa ikigoryi cyamuroze. Difenchang yamuroze. Filimi iraha. Yasetsemo gusa nta kundi. Barabanana agomba kurwana. Nuwa mbere ku isi. Agomba kumutsinda akamutwara titre. Bimeze biti. Gace. Ni kugasobanetimes.com. Kumbe hakurya ku ruhande twabonye abandi bataka. Dore icyo sigu irimo irakora. Ibiturika biri guturika. Wabazanye hano kugira ngo bapfe. Yalo. Dore kandi imvura ngira binyamo. Kandi imvura. Uyu bamuroze. Natsinze. Yatangiye kurekaramo intsinzi. Ko watsinze utarangije. Kumbe. Dore inkota. Yapu. Yaramukomye mutungika ku giti. Munyarwanda. Filimira. Lotus Tower. Cyangwa se ukita Mysterious Lotus Casebook. Bidagurete. Umurambo wa Shan Gudao uri hehe? Umurambo wa Shan Gudao. Genda gace. Barwanya urugamba njyana muntu. The world is best swordsman. Nabanyankota bambere ku isi. Barakomanye. Dore cyayi ubwato babucemo kabiri. Joyce one. Nyagasani. Uyamanuka mu nyanja. Nuyamanuka atyo. Filimi iraha. Nuko byagenze. Barakwereka haciye imyaka 10. Baratwibye rata. Mwicaye muri mureba filimi imwe mwatanze makeya. Data we. Hano hari icyabyukaga. Akira ngwino. No mutimbura. Arangije. Aza kuhira utumera twe. Porampora nuko dutangiye. Ntago baratwereka mu isura ke. Ngo turebe mu gasura ke kameze gate. Uyu munsi umurwano umunsi bivuga yuko Liziang Yi yaje gufatirwa mu gacu.
na Jinyang Alliance. Jinyang bari bamuroze. Gusa Sigu yashaka kugira ngo ibarimbure ahubwo bari bo bayirimbura. Sigu yari ya mbere ku isi. Utuvugana by Chan Academy nyuma y'ibyabaye niyo yaje gushyiraho ibihano. Dizanyi yari umunyengoto wa mbere ni gute yapfa agomba kuba akiri muzima ntabwo yapfuye. Umunyengoto wa mbere ku isi yapfate yagomba kwica Di Fengshan. Oya si ukumwica gusa n'ikibi cyose bari kukirimbura ahubwo barakwereka hakuno ku ruhande hari abanyamafarashi bazaga gake gake mu gisagara turuko bagenda bombe hano wa musore twatangiranye batwereka akanguka dore isura ye kandi yitwa Lilian Hua ni umuganga ni umuvuzi sasa amushenzi we amanyunguyunga ari kurya ntago ushaka kumvura nkaho ubaye huti ayunguyunga ari kukurya madamu wanga we ni umutima uri kumurya nawe uri aho ngaho ese ahuriye nanyu uriya mupfakazi wanga nawe mfite amatsiko ntuva aho uri iki madamu wanga yakuvurya imbavu arimo aramugorora nuko umumasa urimo uravuga ibiki ngo yamurya imbavu sura yawe ntaguhe n'ibyo urimo uravuga business birimo irajya mbere umugore wese agomba gukora neza kugira ngo yiteze imbere ateze n'imbere urubyaro rwe n'umuryango we icyo wagakoze ni ukumushyigikira ukanamenya yuko ibicuruzwa bitabuze nk'umubazi ariko uri aho ngaho buri kimwe cyose ubugenda nka nkingankwa wabuze n'isabune yo kwimesera uranuka ukapfa we niko umuntu nkawe Kanyama ni buca ni umubazi undi ubaye utya byaramugoroye dore madamu wanga sawa byabaye ni umuvuzi mwiza bya mupfakazi wanga se njye mpuriye nawe 从隔壁村拉个猪仔回来不过10里地，这路程这么短，有 nawe ugende muri mayiro wenda zigeze nko mu 10 ugiye kure y'iki cyaro ugereyo 这种八珍 ugende ureke ko ari cyo wakwimarirayo ureke gukorera ahanga nawe nukorera hafi ahanga azakwica uretse katari na kure cyane urumva hano ujye usenga Imana kugira ngo ujye ubona amahirwe si ushaka kubyara se uzabyara gute kandi niko ye po nuhoshe ishyura 5 urimo urangiye bari ko 5 yose niba udashaka kwishyura reka njye kubwira wanga ibyo urimo urakora yewe wijya kumubwira ngo namwisize niba ushaka ngaha kira nkwishyira sibyo urakoze kira we ni umuvuzi ubwo rero dusubire yatwaye imbavu kanjye kwitekera icyo kurya bamushenze ikintu kiba gusa urakapfa agenda amutuka ese ninde uri mu isanduku arabivovota yaje hakuno hari abo twabonye baza ku mafarashi hakuno gake gake niweho Lilian Hua umuvuzi ukora ibitangaza nuruka muri Battle of All ntago ari njyewe muganga ari wagarutse baramutamaje 去年3月 是不是你在益州 kwezi gushize mu kwa gatatu Shinwangje 真绝救活了 hari bivuga yuko wamukoreye ibitangaza 我这个人吧 akoze ibitangaza ko ntabyibuka 这可能 ahari 又不是我 ntago ari njyewe 我要你帮我治一个人 ndagira ngo mvurire umuntu 一个死人 umuntu wapfuye a dead person baza n'isanduku sanduku hakuno ndebere nawe harimo umuntu wapfuye ngo arashaka ko bamuzura 大哥 daga braza 有一家义庄 nkawe ubaye huti 到童叟无欺 mwagiye hariya hirya ko hari irimbi mukamushyingura neza mukareka kumushinyagurira 哦对了不好意思啊街头王铁匠还等着我去正骨呢先走了啊 nari mfitanye gahunda n'umucuzi wanga ndagira ngo mvugane nawe reka nigende murabeho we ntabacike bamufatiraho inkota ndebere nawe ab'imyaka ntago bumva Medical Center of the Lotus Tower tayari
kuno muri Bachan Academy ari kuba amajonjora y'abagomba kuba detective ba detective hano hari uri gukubita abantu yabamaze bari mu majonjora araka musore arakubita byo mubi cyane Joseph Zenga amazina ya nyakuri yagukinye muri Heroes no muri Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber Yuan Ji Khan yaratsinze Yuan Ji Khan amabwiriza ya Bachan Academy pinji hano abatsinze 请你们5位 felicitation mwe batanu 恒茶 mwatsinze 3项考 isuzuma ry'ubutatu 今年百春院新招收的刑探， uyu mwaka rero mugomba kuba detective bashyashya muri Bachan yambaye mask 其中今年 muri mwese 他的 uwa mbere 就是这位袁健康。 yitwa Yuan Ji Khan Shira. ubaye uwa mbere muri mwebwe 袁健康 Yuan Ji Khan sasa ndebe ngihangane 考核的甲等， ubaye uwa mbere uyu nguyu uri kutubwira yitwa Jin Han 4 ni master wa Bachan Academy 这位袁健康 Yuan Ji Khan niwe ubaye uwa mbere 承让 Yuan felicitation Shira, ah. murakoze cyane murakoze cyane Yuan uyu yitwa Bai Jiangchang 康， nawe ni master wa Bachan Academy 这名儿怎么听着这么耳熟啊？ 受刑牌， rero nk'amabwiriza 等一下， mugomba kuyahabwa mwe muretse 把你的命 uyitwa Yuni Baichin ni master nawe wa Bachan Academy 拿下来。 iyi ni episode ya mbere 不是先发刑牌吗？ mwe muretse gutanga badge ntabwo umanza gutanga badge se 要做刑探， ushaka kuba detective Weho. uyitwa Shin Shui ni master wa Bachan Shin Shui none se niba ushaka gufata badge nta ndwara kwerekana isura yawe irekana isura yawe yavayo Chishan banza werekana isura turebe twereke isura muvanaho mask ho haraka fanga doping ni yanga master barakiza ikigoryi 方豆饼， fanga doping ni wowe wamushenzi we 店主， ba directeur we 变了。 mumeze mute turongeye turahuye 听着耳熟， nari mbizi umushenzi Yuan- Yuan Ji Khan 不是方多病吗？差点让这小子给混过去。 niwe vanga doping Ni zo- umushenzi sana uri hano ukora iki nanone se kandi bivuze ngo si ubwa mbere haje kuki ntaza 3年，最后却总被你们找理由刷了下。 hari nje gukora ibizami nanjye 这次我 kandi abandi nabavanye mu nzira Minsi- ntabera iminnye 考了第一， kubera iki 几位前辈总该没话说了 nubwo nijishe ariko nabaye uwa mbere 吧？ nta kintu kidasanzwe bagomba kugira ngo mumpagarikire rero 你爹娘知道你来这里， ababyeyi bawe barabizi ko uri ahangaha 我 njyewe 方尚书和何庄主 minisita fanga na lady hey 寄来一封， bohereje urwandiko 墨还没干呢。 若让 rwose ink iracyatose iracyatose 无儿进 ngo nimureke umwana wanjye akinjira muri Bachan Academy 院，就把百川院拆了。 Bachan Academy 盖 ndayirimburana n'imizi yayo data we 你是方家和天机山庄唯一的一根独苗， uri uturuka mu muryango w'abafanga 我们 igeno ryanyu murarizi twebwe 我们百川院当然是不怕事儿， twe dutinya ibyago ni ukuri 也没有必要 ntago dukeneye guhangana na minisita fani ndetse na madamu he 找事儿啊。 nta byago dukeneye 把少爷 Sawa 了送回去吧。 mumuzirike umushenzi 哎，等等， yeee mwemuretse 是李门主叫我来的， umuyobozi iri niwe wambwiye ngo nze hano 难道连李门主的命令你们也不听了吗？ umuyobozi wanyu nawe ntabwo mujya mumwemerera 李门主， mwemera ibyo yavuze umuyobozi iri babikangamo ntumbaze ngo umuyobozi iri avuze ninde kandi 这把剑是我师傅留给我的， master yansigiye iyi nkota 这上面的字 mwakagombye kumenya 对吧？ karagita ziri kuri iyi nkota cyangwa se ibyanditse kuri iyi nkota handitseho Zhang Yi Liz Yang Yi bivuze ngo ni Liz Yang Yi Zhang Yi twatangiranye mu myaka 10 yashize batwereka arwa n'uwitwa Di Fangshang bose baguye mu nyanja twabonye kananga ku ruhande w'umuvuzi 没错， usa na Liz Yang Yi ariko ngo yitwa Lilian Hua 我师傅 none yavuze ko kananga ngo master yamusigiye inkota master wanjye yari indwanyi nziza Liz Yang Yi 当当的李相公， yari icyamamare 而我就是你们门主的亲传弟子。 kandi ni njye munyeshuri we wa mbere direct disciple nyagasani iyi ni episode ya mbere kuri Lotus Tower 你有一把天下至刚的少师剑，但鲜少有人知道，
Li Xiangyi mu myaka yari indwanyi nziza, mu myaka y'imicyo yari indwanyi nziza. 他有把至柔之剑 ariko nyine inkota yitwa flexible sword 叫文景， murayizi neza cyane. Hari ikindi yari afite ku nkota yitwa necklace sword. Mwihangane gato twumve aya magambo, ni episode ya mbere, magambo bayihuta. Yeah. Porampora 李相夷有一把天下至刚的少师剑， isi yari mu maboko y'imyaka y'imito, 但鲜少有人知道 gusa abantu bake 他还有把至柔之剑 nibo bazi icyitwaga flexible sword, kandi nanone 叫文景。 cyari gifatanye n'icyitwa necklace sword. 我师父从未 ni inkota y'ibanga ya master. 公开场合下 master 文景， ntabwo yigeze avuga icyitwa necklace cutting. 天下人知道有这把剑的，应该 uretse abantu batanu bonyine nibo bazi Ubwo iyi nkota baribo. muri abo nanjye ndimo, njye narayibonye. 你真的是门主的徒儿？ ese koko uri umunyeshuri w'umuyobozi wacu uri? 自家人，我怎么可能？ cyane ni gute nababeshya? 这下可以收留我了吧？ mwanyakira ubu ngubu? 我 gusa nyine hehe nyagasani. arangije hari urwandiko yavanye. 部门有难，百川院把这边 ubwo sigu yari mu byago, dore final contract ya nyuma Baichan Academy 土地都押给了我娘， yakoranye na data 这是契约。 na mama. reba hano 我是不会眼睁睁看着师 iyi contracting 的百川院给我娘拆了当猪圈的。 ntabwo ari umuyobozi wa Baichan Academy, yajyanye na mama ku bw'inyubako yanyu mutuyemo hano. 既然是门主的遗命， 这是师命， umuyobozi nyine n'itegeko rye, 我师父只是 ntabwo ari icyifuzo. 始终他没有死。 master yaravuze ntabwo yapfuye. 啊， bo bavuga ko yabuze ntabwo yapfuye. 所以 imyaka 10 natambutse, 不在百川院 rero nagira ngo ume muri Baichan Academy 回来。 ntegereze master kugira ngo azagaruke, twongere tubyure cyangwa se twongere dusubizeho sigu sect. nyagasani 少爷， yarakwereka hakuno. yanga master watsinze. 幸好舅舅告诉过我一个李门主的秘密。 iza nuko anko wanjye arambwiye ibanga ry'umuyobozi ri, Ya. naho bundi 就差点混 kari kambayeho do, 去了。 habuze gato ngo bantibikane. afite na token, uragatangaza yanga master. 我 gusa 知道你装病 madamu namenya yuko 会是 wigize nkaho urwaye 来这里考百川， ugatibikwa jya gutembera mu isi imirwanire, 他会不会打断你一条？ ukaza hakuno gukora ibizami muri Baichan Academy. 还有少爷， araduca imitwe tu. young master 知道皇上指了婚，要是 master nayimenya 以为当朝 araza kuvuga yuko byose ari icyago. wibuke yuko itegeko ryasohotse kugomba kuba umukwe w'umwami. karabaye 恰好偷听到 none aka kanya urimo uracika uhunga urushako. 桃花 ubwo si ibyago ugiye kudushyiramo 会不会把你 kananga yakagombye kurongora igikomangomakazi ariko arimo aracika. baranakuvuna amaguru 一 kapfa. 个两个， uceceke dore uko musa. 让少爷一点好吗？ mwebwe nta byiza mwanyifuriza, nta magambo meza yaturuka mu kanwa kanyu. 名震江湖的刑探之后， ndagira ngo mbe detective uzwi w'icyamamare wa mbere. 会知道 rero 进庙堂， abantu bose bazamenya 我还是更适合 iby'ibwami byo 江湖。 bijye kure cyane. niyo ukeneye kumenya ibyo mu isi y'imirwane jiyangu, 再去哪？ none ugiye kujya hehe? 加州 ugiye kujya muri Jiangsu. 派的掌门人王青山， Wang Qingshan 前 muri umuyobozi wa Lingshan 几 sect 日给我来了一封， yohereje urwandiko mu minsi mike itambutse. 说在 utangiye kwibuka 发现了金 bavuga yuko yasize 联盟的联络暗号， urwandiko ruvuga yuko Jiangsu Alliance cyangwa se Jiangyu Alliance muri Jiangsu 怀疑加州 iri guteza ibibazo. 佛教的余孽， aracyakeka yuko hari abantu basigaye bari muri baba Jiangsu Alliance bakiri muri isi y'imirwanire. 派人去调查。 yuko baturuka muri Devil Cart cyangwa se Cart of Evil. 可是刚才传来消息，是王青山已经死了。 gusa mbere yuko amakuru amenyekana Wang Qingshan yahise apfa. 怎么死的？ none yapfuye ate? 等先， 这灵山派立了 we ngo yabaye immortal, yagiye mu ijuru. 修长生术倒是不， none se nibyo koko 可这登仙的时 yitozaga tekinike zo kuba yaba immortal mbese udapfa? 间未免也太凑巧了吧？ nimba ari ukwemeza ko byaba bihuriranye, akaba yaramenya amakuru yuko hari aba Jiangyan Alliance bakiriho Jingyan Alliance. 我这就去加州 nta makuru arageraho mbese aramenyekana agahita apfa. 调查清楚。 ugomba kujya muri Jiangsu cyangwa se Jiangsu Alliance. nako Jiangsu City ni umujyi utandukanye na Jiangyu Alliance. ni Jiangsu nka data amazina aragwira cyangwa se Jiangsu. ni episode ya mbere
amazina ntibibacange turaza gusobanukirwa bimeze bite. Mysterious Lotus Casebook in episode ya mbere cyangwa Skit Lotus Tower. Feri ya mbere bafungiye hano mu kabara babanze bica ingwa gasi y'icyaka banarye dore kinzara ari ikibazo ubundi bakomeza urugendo. Ushaka kurya iki? Muzane imyumbati n'ibishyimbo. 就每样都来一份吧。 Nata mufite ibihaza cyangwa amateke byaba ari byiza. Tayari. Yanga master. 给我老实点，进去。 Hamwaje mwitwara neza. Injira sha. Uyu baramukoba. Uyu bamuzanye hano. 敢耍老子？ Hotinyuka kuntuburira. Ni muganga Lilian Hua. 行挂就行挂。 Ngoro muvuzi akatarabone kuvura iki utavura n'umuntu nta soni wowe Ni shaucha yareba hakurya bahari harebye neza 生意还是你 Unura hanga afite badge ya Baichan Academy havayo murimo kuri 这呢有时候不仅会醒 ibintu by'imiti rero 多了 datawe nagatangaza 你若再不出手救人， nutamutabara 掉你这没用的， ndakuvunagura 看你还怎么跟我们耍滑。 reka turebe imitwongera guteka bagiye kumukomandira ukwacaho agwa hakuno uri detective Baichan uyabyivangamo yabyivanzemo fanga doping yabyivanzemo mugende gake pa mugende gake ni ndwanyi nziza fanga doping we Joseph Zeng boss nimwe mumpatirije kubikora seriveri we nyakubaho mbwira niki cyabaye 这几位爷 abagabo 停在后面， bazanye isanduku bayishyira inyuma hariya bafata muganga bamuhatiriza kuvura umuntu ngo uri mu isanduku 是有趣。 ngo ni muganga w'agatangaza bavuga ko ngatabara abantu ngo babi cyane 这人又不是神仙，怎么 we n'imbwa ye ngo bakora ibintu by'ibitangaza afite imbwa mwibuke kuki 兄弟说的没错，人若不想 ariko njye ntabwo mbyizera yego nyine 别呢， ese ni gute umuntu 好小子你是 afatanyije n'inyamaswa bavura umuntu bazura umuntu wapfuye waretse kutwivangira mu bibazo ariko uzi uwo ndi we ngewe urebe hano 百川岳 Baichan Academy none uroka detective sha yari yamubonye 误会。 habayo kwibeshya 原来是 gusa nyine 学院的兄弟， ese inshuti yacu ituruka muri Baichan Academy we 烽火 twihanganire 是 twari twakoze amakosa 非要有风。 ntabwo twari tubizi gusa ikibazo ko nta rwango dufitanye mwadutse kutwivangira muri aferi zacu 听物不义， turimo turatabarana ukurengera ubutabera 岳呢自然是遇一件管一件。 mwihatiriza umuntu ngo akore ikintu kandi navuga ko atagishoboye nibyo yarangije byiza sha 说得好， uvuze neza 好， uvuze neza 小兄弟， musore muto 你是刑探是吧？ uri detective sibyo urambaza iki se 那你来的正好。 uziye mu gihe rero uziye mu gihe rwose 他们 abashenzi 人 bishe umuntu 杀了人， bishe umuntu bishe 什 umuntu 么人？ ninde bishe 得把他们抓起来。 bafunge nonaha mbwira 什么案子？ ikirego nyabaki 我们杀的都是该杀之人，只是不该在此， ntabwo ari twebwe 对吧？ nta nubwo yakabaye yanapfuye rwose 死就几颗死啊？ yapfuye 天开的呀！ mwabashinzwe mwamujawe muri ya maparasi 干嘛？ iki 还等我？ wayibonye yakunda ibandi arandeba sawa sawa murekeraho 这人在哪呢？ ari he 带我去看看。 munyereka ari mu isanduku hano irimo iraha 神通妙手空空。 empty hands 零二， ri fasha sha yumva impumeko wapi dore yambwa bavugaga aza kumva umutsi kureba hano agatuza bakamennye 口鼻冰冷，气息全无，毫无脉搏。 bamudomaguye umutsi ntawo 至于这死因嘛，大概就是你这流星锤了吧？ ntago yakabaye yapfuye ubwo ndibaza 少侠， byabaye n'ibiki 他偷了我 yakubiswe n'izo nyundo zawe 至宝，这 yibye ubutunzi 独家弟子练过金钟罩。 abashawuri rero ntago bari kwemera ko ibintu byose biba 对啊， dukeneye kugira ngo tumenye ubutunzi yibye 那和这位大 yabujyanye he dukeneye ko dusubiza ibyo yibye 他杀的， 不是， 东西也是他跟妙手 none se
uyu mugabo uri aha ngaha muganga ari niwe wamwishe oya none se ari ntimwamuhatije ngo avure yego niyo ntiyavuze ko atashobora kumuvura yego none se muramuhatije iki uvuze neza ata musore muto nyine urumva nyine none se mwavuze ko mutamwishe kandi ngo mushaka ko azura arazurwa gutya kandi mutamwishe mwabashenze dore uko musa 你们原本有机会找回失物的，可惜下次动手之前 mugende mujya gushakira ahandi mujye gushaka ubutunzi bwanyu bwabuze nimba mukeka ko yibye ntabwo afite mujye gushaka ahandi none mushaka iki mushaka ko wazura umuntu wapfuye ngo ababwiraho ibyo yabijyanye 这百川院 uyu murambo uraguma hano ndawujyana muri Baishan Academy 百川院定夺。 ibisigaye ni ibyacu 李大夫，哎， Gangari 你可以走了。 we wakwigendera 谢谢少侠。 urakoze cyane musore muto 他不能走， bamushenze ntiyagenda 我们丢的可是镇堂之宝， twabuze ubutunzi bwacu 拿回来的血。 tumuretse akagenda byaba ari ikibazo turamujyana tumusubize iwacu 都说这个叫李连， ayo ni empty sector 死人肉白。 empty sector ntabwo twamureka Lilian wa tugomba kumujyana 但是我只记得，我好像给他们开过一些什么风湿膏药吧。可我这个膏药也不能让人起死。 ariko njye nabahaye imiti yabafasha kuba yagira icyo yakora nakoze ibyo nshoboye ntiyakize munshaka iki kweri koko 这兄弟若是能起死回生，我跟 ese ukeka ko nimba yaba avura abantu cyangwa akazura abantu bapfuye yakagombye kuba atari umuntu w'agatangaza 不服是吧？ ko nkamwe ntabwo mwemera imyaka 13 ishize 有约， urukiko rw'ibwami rwumvikanye n'abasigu 百姓之事归衙门管辖 ko， aferi z'abantu zose zizajya zijya munsi ya leta 江湖恩怨交由我们百姓 isi y'imirwanire ikajyagirwa na Baishan Academy 川院定夺。 tukamenya urwango rubarimo bikagenda bigabanyuka 你们几位是连百川院的财就 mugiye gusuzugura amategeko ya Baishan Academy 好， sawa 今日之事， reka iby'uyu munsi 堂绝不会。 tubyirengagize ntacyo reka twigendere bacaho tayari yarangije 少侠救命之恩啊！ ndagushimira kuba utabaye ubuzima bwanjye 少侠， gusa 现在 ubu ngubu 他们应该 baragiye ntugire ikibazo 有我在， mugende ahangaha 真感动你， ntawagukoraho urakoze cyane 知道吧？ kumana nanjye iri joro 送你出城。 mu gatondo nibwo turashaka ukuntu twaguherekeza ugende 这 ngume hano gutusikane nyine 只不过我 nta pinda ipinda si ikibazo ndi bwishyure ntugire impungenge ntari wasi 正义气。 urakoze cyane rwose tayari gahunda niyo kwerekeza muri Lingshan Sector Porampora Lotus House hakuno mu gisagara 少爷， Yanga Master 我再去准备几份。 ibi ngibi ndabona rwose bitameze neza reka ntegura ibindi 实在是多谢方少侠。 Mr. Fang ndagushimira cyane 许多礼， ariwe bivuga urangije 你怎么知道我姓方？ uzi gute izina ryanjye ko ndi Fanga 敢将方尚书的独子招入麾下 kurekrita umwana wa Minisitiri Fanga 的胆子， for being banshee urakeka ari ikintu cyoroshye 大夫， uzi na data umwana wa Minisitiri Fang banshee 方少侠， Mr. Fang 你这根剑穗， nimba ni mukuri 我猜的没错的话， inkota yawe ako kantu kayiriho 一剑的美誉还 ni jade itaguma idapfa kuboneka rwose ahantu aho ariho hose 楼标出了天价， umwaka ushize 被天机山 abafuyi yakoze akantu kadasanzwe kaje kugenda kajya muri Tianjiman 拍的。方少侠的名头说出来，可比邢太好使。 izina sinabasha kurivuga gusa ni titire y'umu detective wabashije kuba 没想到 yayakira 虽然不会武功， ntabwo nari nzi ko uzi byinshi ku isi imirwanire ufite amaso atyaye rwose 哎， ha 行走江湖，我本来不想太招摇。 nshaka kugira ngo njye mu isi imirwanire nubwo ari ngari Mr. Fang 你应该是刚刚入的百川院吧？ 没错， nibwo ukinjira muri Baishan Academy yego 挑遍历史 gusa kuva nkiri mutoya 之后， nashaka kujoininga Baishan Academy 加入百川院 rero narakuze 四顾门， ngomba kugira ngo ndebe ko nasigasira icyubahiro cy'abasigu nkongera nkagarura sigu se 所以我也并 rero ntabwo nshaka ko uyarangije bari kuganira arako yamuvangiyemo ntabwo nshaka ko nzaguma n'umwana wa Minisitiri Fanga gusa 我指望别人记得我 ndashaka kuguma ari njyewe 只是一个普普通通 mu detective usanzwe 百川院 wa Baishan Academy yamuvanyemo akaramusukira icyayi ndebere nawe kananga yarangaye ari kwivuga ibigwi ufite intego nziza 又喜欢你这一腔热血的少年。 nkunda abasore bato nkamwe rwose bafite intumbero y'ejo hazaza rwose ibintu bigo dufaye ngaho 方少侠，
近100 tunywemo Mr Fanga we kubwa Baichan Academy n'icyubahiro tunywemo banywamo yamurungikiye ikigo ntago cyabibonye hagataho Mr Fanga 知道你怎么打算 n'icyo ugiye gukora 妙手空空这个世上 nyuma y'uriya murambo 本叫飞鸽传书给百川院 igiye koreza ubutumwa muri Baichan Academy 对了，李潇， bashaka kurwa mujyana hagataho uri 好奇 mfite amasiko y'ikintu kimwe 和烽火堂的人， abantu bita ngo naba Hall of Wayland Frame 你曾经将2个死人救活呢？ bavuze ko ngo hari abantu bazuye kuko wigize uzura abantu ra 我可不相信什么起死。 ntago nizera ibintu by'umuzuko ibintu byo kuzuka ni biki aya 这世上呢 muri iyi si 当然有起死回生之术 habura uburyo bwinshi bwo ku muntu yazura abapfuye 因为有时候 kubera ko rimwe na rimwe 死人 abapfuye 未必是死人 hari igihe baba batarapfuye cyangwa se umuntu wapfuye hari igihe aba atapfuye muri make 兄， ri 你这是何意？ niki ushatse kuvuga gitangira guhondobera umuti wakoze kananga yifata gutya mushenze ngo ri detective naguhaye dore kwasa 这茶水， iki cyayi 这么多年没遇到刑探 ntago ndahura n'abatective benshi pe 没 hari hashize imyaka myinshi 想到遇到第一个刑探 ntago nari nzi ko umudetective wa mbere twabona nyuma y'iki gihe kinini 就是你这么一个生瓜蛋 yaba ari wowe umururu nkawe 穿越 Baichan Academy 真是一年不如 buri mwaka igenda ihinduka mbi cyane igenda ihinduka mbi cyane uri igicucu uri cyane guhaguruka biranga Baichan Academy Baichan Academy 这看在你出手相助的份上 cyakoze kuko wamfashije 你说2句 reka ngire ukanamvugiraho utugambo twiza 刚下山时呢就犯了刑 reka nkwibutse ikosa rya mbere wabashije kugera ukibasha kuva mu musozi 探的第一个错误太容易相信 kwizera abantu byoroshye niryo kosa rya mbere wakoze 该打这第二 ibi ngibi urabikwiriye rero icya kabiri ikosa rya kabiri wakoze 是验尸不专业 autopsy wakoze 还是该打 wayikoze mbese nta n'ikintu witaye nyine ukurikije inkuru bakubwiye wakoze ikosa 问你啊这个刑 gusa sinkurenganya 但真的不适合你 kuba detective ntago bikwereye pe 家吧 jya mu rugo 哎对了还有 cyangwa uze guhomba mbese uze gutsindwa ikindi kirego cya kabiri kuko iki ngiki cyagutsinze uze gutsindwa niba udashaka gutsindwa kesi ya kabiri isubire mu rugo ugende ikindi bari abaje bo wazanye witwa ngo uri detective nta detective ugendana n'abaja 真是太不招摇了 wakagombye gukora wenyine ntabwo ubundi ubaye huti 给我等着！ tegereza mushenzi we tegereza uyu no kuva hari byamunaniye yahise asinzira filime iraha kumbu yarangije hano kuri wa murambo yatubwiye ngo harya bapfuye baba batapfuye aramudoma hano amutera igishinge namutera igishinge tayari ni muganga Lilian wa ngaho haguruka byuka kigoryi kirakanguka highway 姓李的，你怎么来的？ ku muganga ari kuki watinze 这老是龟息， iyi unbreathing skill 中最多只能撑3。 imara iminsi 3 wa mushenzi we 你小一点 gabanyijwe nyine kumbe yakoresha tekinike yitwa unbreathing skill tekinike yo kudahumeka buryo umuntu yakumva akagira ngo wapfuye 这烽火堂的人下手也太狠了。 Hall of Wine and Flame n'abagome barakapfa 你怎么这么 bari bagiye kunyica 不赶紧走 gabanya umudomo reka tugende sawa reka tugende ducika tugende bataradufata kuba dufashe byaba ari ikibazo ni kugasobanuye times.com Lotus Tower episode ya mbere bimeze biti gake gake kumvikana ngaho yasinziriye do filime cyarakangutse kigikanguka aba Hall of Wine and Flame baraje 早就认识。 bamushenze mu isanduku nta kintu kirimo muginga yacitse 老大， boss uzi ko kari bibaya cyane isanduku nayo yabuze wiki karabaye kumbe hakora kebe gatatu ntegereza mwana ntegereza barimo baratibika kugira hano bageze kuganebera hasi mu kibaya hasi hari ifarashi ntawe wateguye neza bakira muhagarare data we kumbe garaka musore afite lightning skills ni tekiniki ituma umuntu aguruka tu nuko yagiye 你之前说什么？ wacyana we wavugaga ngo icyari 真能起死回生？ buriya mushenzi ngo ntiyazura abantu
uriya ninde bari kumwe namuzuye ngiye kujya muri bayi cyane badusobanure tugende muri bayi cyane badusobanure ukuntu umuntu nkawe muri detective atamenya guca urubanza rubera ririya ni hwa mushenze kumbe yakora刚才那个data we 不急了， uriya mushenze bari detective twamutumurenya gupfa 清清了， ubu nta deni ngusigayemo 清了清了清了， sawa 烽火堂啊也不是什么好 hall of wine and flame bari abatipe n'abagome unaba hall and flame of hall of wine and flame 只能找到我给他 umuyaga n'ikibatsi 今天好有你啊，这 ashende sana ma staff zanjye ama staff kananga ngo hari ikintu yari yibye bashaka kumenya aho kiri akira hano 说来你这个人还真是奇怪， kuri ikindi wa mugabo 偷吧，我要分你一半银子，你不要。 mbaye nipinda kweli 说你 data we 谁要是欠你3文钱，你也得追到天涯海角要回来。 我的诊费呢？ umuntu aba kuri mideni ukanamugura mwana 不要， oya aya nsigaranye arahagije nta kibazo 送我师傅私藏的菜谱，也 aya na make cyane yafasha kumfasha kuba nagira icyo nkora nta bindi no gutunga inda yanjye umunsi ku munsi nta byo kwigwiza aho nshaka 也看不出有半点。 kandi uriyobera ritagatifu wa musore we 我还可。 tata we 你师傅是谁？ habone master wawe ninde 研究了， rekera kwiga 我孤魂野鬼罢了。 rekera kwiga unabaza genda caho 李莲花， liliane hwa 是不是在找金渊盟的人呢？ harya ngo urimo urashaka abantu baturuka muri Jiangyan Alliance muriba nabi liliane wanga ari gushaka abantu baturuka muri Jiangyan Alliance tuza ntacyo nibikureba da gusa ujye muri Liangshan sect uraza kuvana aya makuru 道场 Liangshan iba muri Jinzihu City ni Jinzihu City icyo ushaka urakibonayo kumbe hakuno 消气， tuza ukanyagwa we 常在江湖行走， tuza 脚也是常有的事。 isi ni ngari tuzongera duhure 那个人长了一副人畜无害，谁知道是只老？ icy'ingenzi ni uko wabonye ko ari imbungereza uriya ntawe ari we 去吧。 ese waretse twitahira 你要是敢加入百川院，我教你好看。 urabizi ukuntu madamu yavuze ngo nujoininga Baichan Academy azakuvunagura 其实 tuza 老爷， mwinyigishe gusa rega ntakubeshye 这次带出 twamenye yuko amafaranga yose twazanye kuno nshuro katubayeho nta pinda dusigaranye ngo iki 搬出去， manade yatubwiye 咱们住惯了上。 bose ngo kabaye ubu tuvugana tugiye kuryama ku mihanda oya 下定了决心， fashe umwanzuro 铩羽而归。 ntago nasubira inyuma byoroshye niba nafashe umwanzuro wo kuza ntago nasubira inyuma tujye muri Jiangsu Alliance nako Jiangsu City twirukanga ibi ngibi mu bigurisha dushaka icyo kurya ngo ni Jiangsu City 李莲花，就算天 Liliane Hwa ndaje nkwereka umujinya wanjye sha nzagwiga mpaka uzancikira he tugaruka muri Jiangsu City Jiangsu amazina aragwira Jiangsu 兄弟，问一下， ye munyihanganire 灵山派怎么走？ nasanga he abantu baturuka muri Lingshan 去灵山派， ugiye muri Lingshan 这年纪有些大了吧？ nawe se urashaje ra 那边好多要去灵山的。 hari abantu benshi cyane bashaka kujya muri Liangshan genda ujye kubareba da genda ubabaze 哎，你们知道吗？ ati nawe ushaje gutya kweli 说灵山派要找的这个人， numvise ngo abantu bo muri Liangshan barimo barashaka 他们门派掌门的继承人。 undi muyobozi wabo ni itangazo hano batanze 如果能找到这少年的话， barimo barashaka undi muyobozi 能继承灵山脉全部的。 ngo hari umwana ugomba kuba yasigana imitungo yose 嘿，你说哪 y'aba Liangshan 家孩子能有这么幸运呢？ uyu mwana w'umunyamahirwe ninde 丙申年4 wavutse ku itariki 6 月初6生， mu kwezi kwa 4 kuri Luna 阿志， ufite Lotus Tower karabaye ari wari gushaka 你这是 Wangfu 干嘛？ urimo urakora ibiki 就是 bafite mall hakuno navukanye 这个志， navukanye mall 阿志， reba do imeze nka Lotus Mall ntubibona hano 不，你这都多久没洗脚了？ Wangfu 我看你脑子 hakumaze igihe kingana icyo utuka Kajira. arimo aranuka 你也信？ yabayemo inkweto ziranuka kubi Wangafu 我倒数。 yewe urahangaha naguhigaga nakubuza 哥，那告诉你看没有？ mubyara wa 那分明说的就是你啊！ bityo ariko nicyo gihe ngo tugende tugende 等等， Liangshan baragushaka uretse gato 什么表哥灵山派？ mubyara ni ibiki 把话说清楚再走。 mubanze munsobanure mbere yuko tugenda ni mubyara we 这灵山石童的事情一出来，我一想，
Ling Shang yitanga itangazo 这不就是我们家旺福？ nahise menya yuko ari Wang Fu barimo barashaka 赶紧去山庄找你。山 nari 庄 naje kugushaka mu nyubako 人却说 gusa ndakubura 你跟大师 abantu mu nyubako bambwira yuko ngo 被跑出来， wajyanye na Yanga Master mukuru 幸亏叫我在这儿遇到了你。 niyo mpamvu rero ngeze hano tuba turakubitanye 我们来也正是为了灵山派掌门登仙。 twari tuje hano kugira ngo turebe ibyabaye muri Ling Shang 你把你知道的都说清楚。 ngababwira buri kimwe cyose uri muri Ling Shang 山派 aba Ling Shang 是风水玄门 umuyobozi wawo umutwayiste wawo witwa Fang Chui 宗派，信徒众多，所以 n'abandi ba followers benshi 有。当然，跟方家大少爷您比，那是比不了的。但是在咱们当地啊，那也是数一数二。 bakoze ubwiyunge bakora mbese bakora navuga nko ari nk'umuryango ukwiye gushyira hamwe baza kuzamura ubukire muri uyu mujyi ubwo bukire rero 但是这灵山派 umuyobozi wari uhagarariye ni umuyobozi wa Ling Shang none tuvugana umuyobozi wa Ling Shang yapfuye 能娶亲， gupfa kwe kwateje ikibazo ubwo bukire bukiriwe n'abantu benshi cyane 一旦长 niyo 了， mpamvu bavuze ngo umwana wazungura imitungo yose abonetse niwe wabasha guhagarara buri kimwe cyose kiri aha ngaha ubwo ubutunzi akabusigarana 没了， akasigara ari umuyobozi wabo 那也就 ndetse n'umuyobozi w'ishuri cyangwa se w'ubwoko 只能失踪极途了。 rero umunyeshuri uwo mwana cyangwa se uwo munyeshuri agaragaye niwe waba umuyobozi ukurikira 不过7日前， gusa nanone ibyo byabaye mu minsi 7 itambutse barakwereka muri Tangyu 山派 Pavilion 人 hakuno 竟然当众蝉蜕登仙了。 yaje kuba yakusanya imbaga aza kuba yakwigira mu ijuru bose bareba master nicyo genga ibirori bitangire dore master 不慌， wa Ling Shang Academy mwipanika 信奉我灵山派， nabahamagaje hano Tuone. ubwo imyaka myinshi twabanye 是唤诸位前来， ntago byari ukugira ngo 并非为了宣 ngire ijambo mbabwira cyangwa mbigishe 跟诸位有 kwari ukubasezeraho 道 karabaye Aje kudusezeraho 尊，受天神指点，修 ati nzajya mbarinda 玉鼎，武气通元， nk'umutagatifu 将撇下这尊肉身离去， byinshi muzabona 金身护体， ugomba kuzabiha agaciro Ho. icyo gihe 愿金身 ngo nimubona sitati yanjye 本尊 ya zahabu nzajya mba ndi kubarinda ndi mu ijoro ntimugire ikibazo mugabo haje urumuri rudasanzwe 门禅 Grand Master urabeho dore sasu ndebere nawe hagaragaye sitati yasigara ikibumbano cye kumbe barakwereka hari umwana w'imyaka 16 就是这个样子， ugomba kuba yasigara mu mwanya w'umuyobozi 千真万确。 filimi ibyo byabaye imyaka yatambutse 你说打小，你爹、 hari urwandiko rwasigaye 你娘又早逝， papa yaraguteranye 以为 mama warapfa 这辈子可能就这么命苦， ubuzima bwawe wabayeho nabi 好事等着。 gusa aya niyo mahirwe twari dutegereje genda usigare mu mwanya 这么热闹有趣， bitangiye kuba interested cyane rero 是非去不可了。 bisa nkaho nanjye ngomba kujyayo nkajya kureba ukuntu bimeze barakwereka hakuno kuri uruhande ese mwagiye mwitwara neza bite byanyu kweri bura bure mwagiye mu abana beza koko 掌门死了， nubwo umuyobozi wanyu yapfuye 5两银子总 ariko yarandimo amasiliva 5 mwana y'amateli ngo mumwishyurire bura niko navuze 说 ariko reka nkubwire 相识一场， umuyobozi wabo turaziranye 拜一拜他， nta nubwo nanajyayo mbasi ngo musezere 是吧？ navuze ngo genda 不客 utagenda ntuvuge ko tutitwaye neza ngaho wiza reka nigendere aha abisi ndabazi kananga caho episode ya mbere kuri Lotus Tower ni kugasobanuye times.com arimo aragenda dore imbere yakubitanye na kananga bihuriranye ri igihe kinini mwana 那好循环， ntabwo nari nzi ko igeno rya biri gome bigeze aha tugahurira aha ngaha vuba bidatinze sawa ngaho reka nigendere ntamushenze urajyayo kananga nta mbaraga 内里虚空，丹田无力。 kandi mubiri wawe nta kintu kirimo uri nta gatege 你当真不会武功？ kuko ntabwo uzi kurwana 身体还很差， nawe umubiri wawe ni umunyantege nke ariko 经不住考。 ntabwo bagutocaringa ngo bigende neza 开本事在烽火堂面前 winsebya sha 究竟了 byansebye birahagije 穿越的 imbere y'aba hall of wine and flame uzi ibyo wankoreye wansebeje gatsindwa wegera ikibazo 是不会对没有武 gusa ngewe fang dobing 功的人下手。你不是很能说吗？ naje gutanga uburingane mu isi mirwanire ngatanga ubutabera 关于佛比， nizere ko utari ikigoryi cyo kuba utamenya uwo ndiwe urumva ndi umwana wa 4B Banshee 如何训练刑探的意见吗？跟我回百川院走 rero nzi ko nakura ngo ntange ubutabera ku mpande zombi ku ruhande rwa leta n'uruhande rw'isi mirwanire
turajyana muri Baichan Academy 我看看你这3寸不 wowe ngomba kujyana 之蛇能不能逃得 turebe ibyawe sha 百川的牢狱之灾。 dusanga uri umunyamafuti tugufungira muri Baichan prison 兄弟， musore muto 穿越就免了吧， ibya Baichan Academy byirengagiza 也就是帮了个忙，收了我 nagukoreye faveri 也罪不至此啊。 nari nje hano kuba nakwishyuza 天，我跟你， amafaranga 5 yanjye waretse nkajya kwishyuriza Ntanshoboka. ibindi bikaza nyuma 他 ibyuriya nyakupfa twazuye ntago ntago yari yapfuye hari hakoreshwe an breaking skill ubumenyi butuma udahumeka 本少爷从来都 ubizi ute 什么起死回生之事， wenda ni mushyashya ariko ntago nizera ibintu byo kuzuka 想了一整夜， naraye mbitekerezaho 可搞个鬼！ nibaza ukuntu bikora 终于让我想明白了。 nibwo naje kwisobanukirwa yarangije avayo 小兄弟啊， musore muto 你还真有点， mu myaka yawe uzi kuri ikindi 你的见识也不少， ntago nari nzi kuzi ubwenge bigeze aha ngaha 提供啊，也就只剩一脉了， gusa niwe muntu wenyine uzi ibi bintu bijyanye na an breaking skill 你是真看不出来。 abantu basanzwe ntago bapfa kumenya bivuze ngo uri ikindi kintu 聪明我知道， ndabizi ko ndi umunyabwenge 等等，小兄 ngwino tugende buretse gato umusore muto 这么聪明， ese nimba uri umunyabwenge 那一定很强。 ntiwakabashije kuba 什么事情？ uzi ikigukwiriye cyiza Eh? 如今这个灵山派， umuyobozi wa Lingshan yapfuye 我可以帮你断 yishwe nagufasha gukemura iki kibazo 你的考核， 让你爹娘 hanyuma 再夸奖。 ntuzasebywe n'ababyeyi bawe ngo Lingshan kujugunye gukemura ibibazo byakunani aramusiringa yaramudomye we tuzasha udatekereza gucika ngo uve hano umuyobozi wanga nimba yapfuye reka njye kwiga ku kirego cye ibintu byirengagiza nawe ibyaye ngo uri umuganga ngo uzura abapfuye nuhoshe ushaka nawe kumuzura se yahindutse sitati ya zahabu nuhoshe yaramudomye aramubana nyagasani Lotus Tower episode ya mbere yayo niyo twarebaga ni ku gasobanuye-times.com ntimucikwe na episode ya kabiri bidaguretse musobanuzi it's short time day by day bimeze bite tubona ni muri episode ya kabiri ni ku gasobanuye-times.com bidaguretse